reka nizere ko ukomeje kugubwa neza wowe ukomeza gukurikira ibiganiro byacu hano kuri Uhuru Boy Entertainment. Uyu munsi turi ku itariki 10 z'ukwezi kwa munane umwaka w'ibihumbi 2026. Tuje ahangaha mu kiganiro Star Zone, aho tubategurira amakuru y'imyidagaduro abarimo kuvugwa hirya no hino ku isi ku bastari bagiye batandukanye. Nge mugiye kubana muri iki kiganiro nitwa Olivier Harerimana cyangwa se Uhuru Boy. Mbahaye ikaze, turaje mu kanya. Mu makuru yacu y'uyu munsi turaza kubabwira ko uwitwa Enoch Uwizeyimana wamamaye cyane ku mbuga nkoranyambaga nka Kagarara cyangwa se Ashton Small, uyu nguyu turaza kukubwira ko akomeje gusatira intego ye yo kugira abantu bamukurikira ku rubuga rwe rwa Instagram basaga miliyoni. Turaza kuva aho ngaho twerekeze ku itsinda Urban Boys. Ringiri ni itsinda ryaduhaye show, ryakoze ibintu bikomeye cyane mu muziki wo mu Rwanda. Iri tsinda muri weekend ishize bataramiye mu mujyi wa Kigali. Ni igitaramo bari bafite muri weekend ishize, ariko nyuma y'icyo gitaramo hari amakuru arimo kugenda avugwa hirya no hino ku mbuga nkoranyambaga zigiye zitandukanye. Aya makuru akaba arimo kuvuga ko iri tsinda ngo ntago rikigira icyo twakwita nka confidence ku rubyiniro, cyangwa se ntago rikiri sharp nka mbere. Turaza kubirebera hamwe ku buryo burambuye mu kanya. Tubafitiye n'andi makuru menshi cyane agiye atandukanye. Nge mugiye kubana muri iki kiganiro nkuko nari maze kubivuga haruguru. Nitwa Olivier Harerimana cyangwa se Uhuru Boy. Wibuke gukanda subscribe cyangwa se s'abonner mu rurimi rw'igifaransa kugira ngo buri munsi tujye tubana mu biganiro byacu by'ubwenge bigiye bitandukanye. Nkuko nari maze kubivuga haruguru, reka tuze ku makuru yacu ku buryo burambuye. Reka duhere kuri iyi nkuru ivuga ko uwitwa Enoch Uwizeye, uyu nguyu yamamaye ku mbuga nkoranyambaga nka Kagarara cyangwa se Ashton Small. Uyu nguyu arimo kuvugisha abantu benshi ku mbuga nkoranyambaga zigiye zitandukanye, nyuma y'uko akomeje gusatira intego yihaye yo kugira abantu bagera kuri miliyoni bamukurikira ku rukuta rwe rwa Instagram. Iyi ngiyi ni intego yihaye ari kumwe n'umunyamerika bita Ashton Hall. Uyu nguyu ni nawe uherutse kuza hano mu Rwanda aje kumusura. Icyo wamenya nuko kugeza kuri ubu ngubu konti ya Kagarara cyangwa se urubuga rwa Kagarara rwa Instagram rumaze gukurikirwa n'abantu basaga 900 n'abantu barenga ibihumbi. Rumaze gukurikirwa n'abantu barenga 900. Ibingibi bivuze ko asigaje abatageze ku bihumbi 100 kugira ngo yuzuze miliyoni imwe. Amaze kuzuza ibihumbi 930. Ibihumbi 930, ni ukuvuga ngo ari kubura abantu batageze no ku 100 kugira ngo yuzuze abamukurikira kuri uru rubuga rwa Instagram batagera no ku bihumbi 100. Abazi imibare baraza kuturebera. Gusa icyo wamenya nuko kugira umubare munini w'abagukurikira kuri Instagram, ibingibi bifite akamaro gakomeye cyane. Hari abantu benshi bashobora kumva ngo umuntu akurikirwa n'umubare munini w'abantu ku rukuta rwe rwa Instagram, bakumva ntacyo bimaze. Buriya ni ukuvuga ngo iyo ufite abantu benshi bagukurikira ku rukuta iyo ufite abantu benshi bagukurikira ku rukuta rwawe rwa Instagram, ni ukuvuga ngo uba ufite amahirwe yuko ikintu cyose ukoze gihita kimenyekana. Uba ufite amahirwe yuko ikintu cyose ukoze gihita kimenyekana mu gihe gito. Ni ukuvuga ngo Instagram iyo ufite abantu bagukurikira benshi cyane, ibingibi bishobora kukuzamurira amahirwe yo kubona
bishobora kukongerera amahirwe yo kubona amafaranga aturutse ku mpande zigiye zitandukanye, kubera ko nk'umuntu, urugero naguha nk'umuntu ufite abamukurikira na miliyoni 10 cyangwa se miliyoni 5 z'aba followers ku rukuta rwe rwa Instagram, uyu nguyu aba ashobora kwinjiza amafaranga atari munsi ya miliyoni 5 z'amafaranga y'u Rwanda binyuze mu kwamamaza. Urumva ko rero ari ibintu byiza cyane kugira abantu benshi bagukurikira kuri Instagram. Reka tuve kuri Ashton Small w'umunyarwanda, tuze kuri Tiger B cyangwa se Mugisha Benjamin. Umuhanzi The Ben n'uwitwa Jimmy Muyumbu, uyu nguyu asanzwe ari pare we, niwe wamubereye pare mu bukwe bwe ubwo yakoraga ubukwe. Abangaba bombi biyemeje gutanga miliyoni 5 z'amafaranga y'u Rwanda, ni mu nkunga yo gufasha ADPR CGM Rwamagana. Ni mu nkunga yo kubafasha kubona ibyuma bishya byifashishwa mu murimo w'ivugabutumwa. Iri torero rishaka gukusanya amafaranga asaga miliyoni 80 z'amafaranga y'u Rwanda. Ni nyuma y'uko ibyuma bakoreshaga ngo bimaze igihe kinini cyane byarashaje, kandi ngo byarashaje. Urumva ko rero The Ben na parewe uyu nguyu bita Jimmy, iki ngiki ni igikorwa cyiza cyane bakoreye ADPR. Nawe uramutse ufite umutima mwiza, uri kumva nyine uyafite, nta byadanje wajya gufasha iri torero. Tukiri kuri The Ben cyangwa se Tiger B, hari indi nkuru yamuvuzeho ko nawe ngo yatangaje ko ari mu bantu banyotewe no kuzitabira igitaramo cy'amateka cya Ambassadors of Christ Choir. Ni igitaramo cyangwa se igiterane cyo kwizihiza, iyi korali izaba yizihiza imyaka 30 imaze mu murimo w'Imana cyangwa se mu muziki. Igitaramo kizaba tariki 30 Kanama, ni muri uyu mwaka wa 2026, kizabera muri BK Arena. Urumva ko rero na The Ben Tiger B ari mu bantu banyotewe iki gitaramo. Mbere yuko tujya ku nkuru ya nyuma turi buze gusorezaho, reka tubanze tujye kuri iyi ngiyi ivugwa mu ikoranabuhanga, kubera ko ikoranabuhanga n'ubundi na showbiz ni ibintu bijya guhura nko kuri 75%. Abahanga mu ikoranabuhanga bari guhatanira gukora ubwenge buhangano, icyo tumaze kumenyera nka AI. Ubu ngubu buzaba bufite ubushobozi bwo gukora ibyo bushaka nk'ikiremwa muntu nyine. Ubu ngubu buzaba bufite ubushobozi bwo gukora ibyo bushaka nk'ikiremwa muntu. Ibi bintu kari danger. Ni ukuvuga ngo abahanga bagiye gukora robo, icyo twakwita nka robo, noneho bazihereze ubwenge buhangano bungana n'ubw'ikiremwa muntu. Urumva ko ibi ngibi bishobora kuzarimbura isi. Bagiye gukora robo, reka mbivuge neza, robo, hanyuma bazishyiremo ubwenge buhangano, bugiye guhura neza 100% nk'ubw'ikiremwa muntu. Urumva ko ahangaha isi izaba ihuye n'ibibazo bikomeye cyane. Kugira wemere ko bizaba bigoye, ni ukuvuga ngo kugira wemere ko bizaba biteye ikibazo, ni ukuvuga ngo urugero naguharika nkohereza urugero, ushobora kuzagura imodoka, wazahura na robo urimo kugenda, bitewe n'uko izo robo bazaba bazishyizemo amarangamutima y'abantu, kurakara, kwishima, guseka, byose. Ni ukuvuga ngo izaba ifite ubushobozi bwo kwifuza. Noneho n'ubu uri mu kinyabiziga cyawe, imodoka yawe nziza, ugahura n'iyo robo cyangwa se icyo AI, ni ukuvuga ngo kizahita kiza. Ntimugire ngo ndi kubatera ubwoba, kubera ko ibi bintu muzabibona naho mugiye kujya. Noneho icyo AI kizahita kiza
gihita kigukubita ewana kigukuremo nyine tu kubera ko kizaba cyifuje imodoka yawe nziza cyane. Ibyo byose ni ibyo abahanga bagiye kutuzanira. Urundi rugero naguhereza ruteye ubwoba, ushobora kuzashaka umugore umukunze, hano reka mvuge ku bagabo, ushobora kuzashaka umugore umukunze, noneho wazahura n'iki AI, ikirobo kiri kugenda nyine mu muhanda, kiki AI kikareba umugore wawe kikabona ameze neza kabisa, kikabona ni mwiza bya hatari, ebana kigahita kiza kigahita kigukubita nyine, kigahita kimwegukana. Kandi nta mbaraga, nekereza ko nta mbaraga, nekereza ko nta muntu ufite imbaraga zatuma abasha guhangana na AI cyangwa se robo. Iyo ngiyo rero ni inkuru yari kuvugwa mu ikoranabuhanga. Nk'ibisanzwe murabizi neza ko ikoranabuhanga na showbiz ni ibintu bidasigana. Reka tuve kuri iyi nkuru twerekeze kuri Urban Boys. Ni itsinda rikomeye cyane. Itsinda Urban Boys muri iyi weekend ishize, iri tsinda ryakoze igitaramo, ryataramiye abantu mu mujyi wa Kigali, ariko ryakoze ibintu byiza cyane byinshi bigiye bitandukanye. Ni ukuvuga ngo baririmbye indirimbo nziza za kera, bongera kwibutsa abakunzi b'umuziki ibihe bya kera, ibihe byiza, umuziki wo mu bihe byabo. Barishimye, baratarama, bakora ibiki byose. Wari ushoboye gusimbuka yarasimbutse, bageze ku ndirimbo bita Tilaida, za Kubita n'izindi zigiye zitandukanye. Ni ukuvuga ngo iri tsinda ryashimishije abantu, birumvikana, bakoze ibitaramo cyiza pe. Ariko ikirimo kuvugwa nyuma y'icyo gitaramo ni amagambo y'abantu benshi bagiye batandukanye. Ni ukuvuga ngo nyuma y'iki gitaramo Urban Boys yakoreye mu mujyi wa Kigali, hari amagambo menshi arimo kuvugwa ku mbuga nkoranyambaga zigiye zitandukanye, aho abenshi bari kugaruka ku kuba iri tsinda ritagishyuha, ntago rigishabutse nka mbere. Murabizi neza uburyo Urban Boys kera nyine zamani hari ukuntu bajyaga ku rubyiniro ugahita ubona nyine ni abantu bari sharp, ni abantu bari gufiringa hiti bafite. Ariko ubu ngubu Urban Boys ntago bagifiringa hiti bafite, wagira ngo nabavubuka. Sinzi neza niba turabafatanya, sinzi neza niba twabagereranya nka G-Tough, ariko nekereza ko uburyo G-Tough ashabutse, aramutse abonye nka stage Urban Boys irimo kubona muri iyi minsi, nekereza ko G-Tough nekereza ko yarusha Urban Boys ikintu cyo gushabuka ku rubyiniro. Abantu benshi bari kuvuga ko umuntu bita Nizzo Kabose ngo wagira ngo ikintu kijyanye n'umuziki yari yaragiye arakibagirwa neza cyane, sinzi ibintu yari ahugiyemo, bitewe n'uko biragaragara neza cyane. Ubu ngubu basigaye bagera kuri stage, kabona uyu musore arimo kuririmba, nyine wagira ari kwitemberera, uba wagira yaje gutera abantu story, ntabwo wagira ngo ni umuhanzi nyine uri imbere y'imbaga. Urban Boys mwibuke ko mufite hiti mufite mwarayivunikanye, hiti mufite yarabavunnye, ntago muri abahanzi b'abavubuka, ntago muri aba underground, mumaze igihe mu muziki nyarwanda. Rero mukora ibishoboka byose mugaragariza abanyarwanda ko ntaho mwagiye, kubera ko uburyo muri kwitwara kuri stage biri kugaragaza neza ko nubwo muri kuvuga ko mugarutse, uburyo muri kwitwara kuri stage biragaragaza, biri kutwereka indi shusho nyine, ntago biri guhura neza n'amagambo muri kuvuga ko mugiye kugaruka. Mu bitangazamakuru bigiye bitandukanye muri kujyayo mugatangaza ko mugiye kugaruka.
ariko mwajya kuri stage tukabona uburyo muri guperforminga, wagira ngo muri kuza muje wagira ngo muri kuza muje kurangiza umuhango, wagira ngo muri kuza muje kurangiza umuhango gusa nyine kugira ngo niba ari ipinda wallahi babapangiye ndabyihanganira kuba nazima ako kantu nanjye ndi umujene. Muri kuza kuri stage mumeze nk'abantu baje kurangiza umuhango mugahita mwitahira, ariko ntabwo muri gushabuka. Wenda ntago ari mwese, kubera ko abantu benshi bagiye batandukanye bari kuvuga ko wenda Safi Madiba uko biri nko kuri 70% turi kubona ko ari uri kugerageza gukuramo icyuho nyine kiri muri Urban Boys. Ni ukuvuga ngo muri Urban Boys hari icyuho kirimo, wagira ngo hari guperforminga umuntu umwe. Murakonje cyane. Abantu b'i Rubavu muri weekend ikurikira iyi ngiyi yashize mwarabashimishije cyane, barishimye cyane, ariko impamvu bishimye ni ukuvuga ngo nuko bari bakumbuye kubona itsinda nka Urban Boys muri kumwe, ariko nta ruhare mwabigiragamo kugira ngo nyine bajye mu bicu. Wabonaga kuri stage mukonje. Buriya hari ukuntu umufana aba yaje mu gitaramo yareba umuhanzi kuri stage, uburyo umuhanzi yagiye ibicu n'umufana agahita ajya ibicu, ariko mwebwe murakonje noneho cyane cyane umuntu bita Nizoka Boss kabisa yisubireho. So reka tube dusoreje ahangaha. Iyi ngiyi bayita Star Zone, ni ikiganiro tubategurira amakuru y'ibyamamare. Reka twongere duhure mu biganiro byacu by'ubutaha.